iyicwa rya Pasiteri Amoni Iyamuremye ku Kabusunzu, ku kigo Kabusunzu, aho bamutwikiye mu nzu kandi ari njye uyoboye igitero. Ni igitero nohereje mvuye kuri segiteri Nyakabanda, mbasaba kujyayo kugira ngo bamwice n'umuryango we. Baramwishe, barangije bamutwikira mu nzu. Iyo sura rero ntabwo igiva mu maso, nubwo nabashe kubonana n'umuhungu we nkamusaba imbabazi, kandi nawe imbabazi yarazimpaye. Aya ni amagambo yuzuyemo kwicuza no kwibona nk'ikigwari ya Nyirimanzi Gregoire w'imyaka 57 wari umuyobozi ushinzwe kurengera abaturage ariko agatatira inshingano akabatsemba. Avuka mu murenge wa Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge. Muri jenoside yakorewe abatutsi yari konse wa segiteri ya Nyakabanda. Yahuye n'abayobozi bakomeye kugera kuri Habyarimana ubwe. Intera ari imwe, gutsemba abatutsi bazizwa uko bavutse. Uyu mugabo ari kugororerwa mu igororo rya Nyarugenge riherereye Mageragere. Yakatiwe n'inkiko igifungo cy'imyaka 30 kubera uruhare yahamijwe muri jenoside. Yafatiwe muri Gabo aho yari yarahungiye, asubizwa mu Rwanda mu cya 1997. Araburanishwa, uwo mwaka arafungwa, yitegura kurangiza igihano mu 2027. Aragira ati, nashishikarije abahutu kwica abatutsi, natanze imbunda zo kwica abatutsi, nohereje urubyiruko kwiga imbunda, ndetse ndushishikariza ko abazirangije bagomba kujya mu gikorwa kigayitse cyo kwica abatutsi mu cya 1994. Nyirimanzi yibuka ko yatanze imbunda zigeze ku 10 yari yahawe na komine ya Nyarugenge, aziha abashinzwe utugari n'imidugudu zafashije kwica abatutsi mu gice yakoreragamo. Iki gitero kitazava mu mutwe wa Nyirimanza nicyo yohereje kwica umuturage witwaga Pasiteri Amoni Iyamuremye ku Kabusunzu. Aragira ati, iyicwa rya Pasiteri Amoni Iyamuremye ku Kabusunzu, ku kigo Kabusunzu, aho bamutwikiye mu nzu kandi ari njye uyoboye igitero. Ni igitero nohereje mvuye kuri segiteri Nyakabanda, mbasaba kujyayo kugira ngo bamwice n'umuryango we. Baramwishe, barangije bamutwikira mu nzu. Iyo sura rero ntabwo igiva mu maso, nubwo nabashe kubonana n'umuhungu we nkamusaba imbabazi, kandi nawe imbabazi yarazimpaye. Icyo mvuga, turigaya cyane. Yagabye ibitero byinshi, birimo ibyo yagabye kuri College Saint Andre, icyo kwa Iyamuremye, hari icyo kwa Letitia, hari icyo kwa Jean Baptiste. Ntabwo yabibara, ni byinshi, byaguyemo abantu benshi. Kenshi uzumva abashaka gupfobya jenoside yakorewe abatutsi cyangwa bayihakana bagaragaza ko jenoside itateguwe, ihanurwa ry'indege ya Habyarimana ngo ryabaye imbarutso yo kwica abatutsi n'ibindi. Ni ibintu Nyirimanzi Gregoire ahakana, akavuga ko ahubwo mu buzima bwabo bigishwaga ingengabitekerezo ya jenoside uko bwije n'uko bukeye. Aragira ati, nta kintu kizima twigeze kwiga uretse ingengabitekerezo ya jenoside. Ndibuka nkareba imibiri y'abatutsi yari iri aho ngaho, nkareba byose uko bimeze, nkumva ntari umuntu wo kuba nkiriho, ariko ubu ndarwara nkavuzwa nkambikwa, ntabwo nakabaye meze uku. Ibi byose ni inama zakorwaga bishingira hakibaza impamvu hari abagihirahira bagaragaza ko jenoside yakorewe abatutsi itabayeho. Aragira ati, abatutsi bararashwe, baratwikirwa, baratemwa, byabaye ku manywa y'ihangu. Ni ukwirengagiza nkana kubera inyungu zabo. Jenoside yarabaye, isigaye igihugu cyacu ari amatongo, natwe twabibayemo turicuza, bazaze tubahe ingero. Bimwe mu bimenyetso atanga by'uko jenoside yateguwe ni uko hakozwe intonde zo kwica abatutsi, wazikorera mu Nyakabanda, umuyobozi nkawe w'Urusizi nawe akazikora kandi ntawe avuganye n'undi. Ikindi ni uko agaragaza ko basabwe intonde zo koherereza urubyiruko kujya kwiga imbunda mu kigo cya gisirikare cya Gabiro, bigishwa n'Abafaransa. Aragira ati, urubyiruko rwagiyeyo ruvuyeyo rushishikarizwa gukomereza mu Bugesera kujya gufatanya na Rwambuka muri jenoside ya mbere yakorewe abatutsi Bugesera. Ibyo byarabaye. Rwambuka Fideli yari burugumesitiri wa Kanzenze. Rwambuka Fideli yari burugumesitiri wa Kanzenze. Iryo gerageza ryarabaye. Nyirimanzi Gregoire wahoze ari konse wa segiteri ya Nyakabanda muri Kigali, kuri ubu ufungiye uruhare rwe muri jenoside, yitabiriye inama zo kumaraho abatutsi zayobowe na Kabuga na ba mwana we Habyarimana. Ibihamya by'uko jenoside
yateguwe. Nyirimanza bishimangiza uburyo yagiye ahura n'abayobozi batandukanye barimo na Habyarimana ndetse n'abanyemari bakomeye barimo na Felicien Kabuga waguze imihoro yo gutemesha abatutsi. Yibuka inama yabereye i Rebero yari iyobowe na Habyarimana Juvenal. Ni inama yatumiwemo abayobozi batandukanye kuva ku baserire akagari kubu kugeza ku nzego zo hejuru n'abasirikare bakuru. Ababwira igikorwa kigamije aragira ati nari mpari. Yaravuze ngo igihugu cyaratewe giterwa n'umwanzi ko tutagomba kurebera, tugomba guhaguruka tukarwanya uwo mwanzi. Umwanzi nta wundi ni umututsi. Mu nama harimo Karushara Rose wari konseye wa Kimisagara aravuga ati ariko nta bikoresho. Icyo gihe Habyarimana adaciye ku ruhande yarasubije ati ibikoresho babibahe, imbunda zirahari, abadafite imbunda babahe grenade, abadafite za grenade babahe imipanga, buri gikoresho cyose muzagikoresha uko kizaba gihari. Uretse Habyarimana, Nyirimanza agaragaza ko yanitabiriye inama yarimo abanyemari bakomeye nka Felicien Kabuga. Icyakora uzasanga bahakana ko uyu munyemari wari ba mwana wa Habyarimana atabigizemo uruhare. Uyu musaza yafatiwe mu Bufaransa kwa 16 Gicurasi 2000. Kuva ubwo yahise ajya gufungirwa muri gereza z'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha Zirirahe mu Buholandi. Icyakora Ugushyingo mu 2023 hanzuwe ko hahagaritswe gukurikirana Felicien Kabuga ndetse ko hagomba gushakwa uburyo yarekurwa kuko ubuzima bwe n'ubushobozi bwo gutekereza bitamwemerera gukomeza urubanza. Uruhare rwe rushimangirwa na Nyirimanzi uvuga ko mu nama bakoreye ku Muhima ku nzu ye Kabuga bemerera ubufasha bwo kwica abatutsi. Ni inama yari yitabiriwe na Ngirumpatse Matayo wari perezida wa MRND, Joseph Nzirorera minisitiri w'ibikorwa remezo, Karemera Edouard wari mu bayoboraga MRND, Kajuga Robert perezida w'Interahamwe n'abandi bo muri MRND. Nyirimanzi yaragize ati Kabuga yayijemo arayidushishikariza tubwira ko nta kibazo na kimwe tuzagira, ibikoresho birahari, imbunda zirahari, imipanga irahari ndetse n'inkunga y'ibikoresho, ni ukuvuga amafunguro abazaba bari ku rugamba bazarya, rwose ko yiteguye kubitanga. Iyo babihakana baba bigiza nkana. N'imyenda yari yambaye ndayibuka. Intambara muri gereza ku gutanga amakuru hari imibiri. Nubwo hashize imyaka 32 jenoside ihagaritswe na FPR Inkotanyi, hari abakinangiye banze gutanga amakuru yaho bashize imibiri y'abatutsi bari bamaze kubica. N'abahamijwe ibyaha bafunze bamwe barinangiye. Nyirimanzi Gregoire akavuga ko barwanya intambara ihambaye kugira ngo haboneke abatanga ubuhamya. Yavuze ko hari itsinda riremereye cyane ry'abahoze abayobozi bakiri mu magororero kugeza ubu rifite imiryango ikomeye, nabo ubwabo bagikomeye, bagishukira itsinda bababwira bati wicecekere ntacyo mutangaza, ntimugire icyo muvuga, ntimugire ibyo mukora. Aragira ati ariko iryo tsinda ntabwo rikanganye kuko kuri kuzatsinda. Ubu imibiri iherutse kuboneka kuri sitasiyo ya Rwezamenyo ninjye wayitangaje, nyitangaza hafi mu myaka 25 yari ishize, nta muntu ugira icyo avuga kandi abantu bahaturiye. Nyirimanzi Gregoire yagaragaje uburyo ari mu bahize Yolande Mukagasana umunsi abarokotse jenoside bamwegera ngo biyunge cyangwa se ngo abereke aho imibiri y'abahwiri. Yabanje kugira ubwoba bijyanye n'uburemere bw'ibyo yakoze, yabanje kugira ubwoba ariko baramutinyura bamwereka ko bamubabariye, nawe arabohoka abereka aho ababo babashize ngo abashyingure mu cyubahiro. Aragira ati mbarangira icyobo cyo kuri brigade ya Nyamirambo, mbarangira icyo kuri stade hano kurya nyuma, kandi uko nagiye mbibarangira abaturage baranze kubivuga, bari aho ngaho, byagiye bitanga umusaruro kuko abantu babonye abantu babo barabashyinguye. Yahumurije abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, agaragaza ko naramuka asoje igihano nawe azagira uruhare mu kubaka ibyo yasenye. Ku bijyanye no gusaba imbabazi, Nyirimanzi yavuze ko mu igororo rya Nyarugenge harimo abantu benshi bifuza gusaba imbabazi abo bahemukiye, bagasaba ko bahuzwa mu mirenge yose. Aragira ati hari abantu benshi bifuza guhuzwa n'abo twahemukiye kuko abantu bararangiza ibihano ugasanga bafite urwikekwe rwo guhura n'abo
twabahemukiye, ariko turamutse tugize amahirwe mukaduhuza nabo tukabasaba imbabazi mbere y'uko tugenda, umuntu yagenda ameze nk'uwisanzura. Yashinje abarimo Bagosora, Ntabakuze na Anatole Nsengiyumva muri ICTR, Nyirimanzi wigeze guha ubuhamya abari mu iperereza ku byaha bya Jenoside yakorewe Abatutsi. Yavuze ko yahamagawe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda ICTR, atanga amakuru aragira ati natanze ubuhamya mu rubanza rw'abasirikare bakuru harimo Kabirigi, Bagosora, Ntabakuze Leti Colonel Anatole Nsengiyumva, bambazaga uruhare rwabo muri Jenoside yakorewe Abatutsi, nkabasobanura ko aribo bagize uruhare mu kuduha intwaro zakwirakwijwe mu baturage mu kwica Abatutsi, kandi ko badukoreshaga inama batubwira ko igikorwa turimo ari cyiza, ko tugomba kwivuna umwanzi. Brigadier General Gurase Kabirigi wahoze ashinzwe ibikorwa mu ngabo za Habyarimana yapfuye kuri uyu wa gatatu azize indwara yaramaranye igihe. Yarezwe mu rubanza rumwe na Colonel Theoneste Bagosora, Late Col Anatole Nsengiyumva na Major Aloys Ntabakuze, baregwa ibyaha birimo gucura umugambi wo gukora Jenoside, ubufatanyacyaha muri Jenoside n'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Mu Kuboza 2008 Kabirigi yagizwe umwere. Colonel Bagosora wari umuyobozi w'imirimo mu biro bya Minisitiri w'Ingabo na Major Ntabakuze wayoboraga umutwe w'abasirikare bamanukira mu mitaka, bombi bakatirwa gufungwa imyaka 35. Lieutenant Colonel Nsengiyumva wari umukuru w'ingabo mu karere ka gisirikare ka Gisenyi we yakatiwe gufungwa imyaka 15. Agahinda Nyirimanzi Zarinda apfana nuko atabaye mu Rwanda ruyobowe na Perezida Kagame. Ati nasanze nta buyobozi ku isi yose mu byo ngenda numva buhwanye n'ubwa Perezida Kagame, ni nka Mose Imana yatuzaniye kugira ngo akize Abanyarwanda, ashingiye ku mpamvu nyinshi, akavuga izirimo kuba mu Rwanda nta macakubiri, nta mwiryane, umukuru w'igihugu akabanisha Abanyarwanda bose. Aragira ati aribyo ntabwo umwana wanjye yaba ari mu ishuri, ntabwo yaba afite akazi muri leta, ariko umwana wanjye arakora, ariga. Ndashima ubuyobozi bw'igihugu cyacu kuko batareba ngo se yakoze iki, reka duhutaze umwana kubera byose yakoze. Ubutumwa ntanga ngewe no guhumuriza abarokotse Jenoside, babwira ngo nimukomere, muri mu gihugu cyiza kitazongera kubamo Jenoside kubera ubuyobozi bw'igihugu cyacu dufite. Icyo mbwira abakoze Jenoside bakinangiye imitima, bari bakwiriye kuva ku izima.